kujya sinzi impamvu yamurikiranye kamera ako bamubwira uramvuga ntahamwaye Sanya kandi nshuraga ntafashe na hano niyoyoza uwa mbere aragiye n'uwa kabiri umuginga w'umusore ashaka umuntu ntwara usubaye iki ubwo mbese ubonye bakundana ase bigenze bite none ahangaye ibintu bibaye wabibonye mo nagize inshuti nyinshi ariko uyu nguyu ni igitangaza mu ariko se kasi gute kuba ari abakobwa uko bageze hariya nibwo nari nyibabona unkojeje isoni nicyo kintu nkoreye urabazi nuko ubundi reka ntabwo bikabiri bazi urabazi ahubwo uburyo ki bamurikirana kugera kwa Cassius kubera iki ari wowe batekereje akaba ari wowe Cassius reka nkubwire bashobora kuba bavuye hano muri kano kanya bakahita bajya kundi muhungu ukobwa b'iyi minsi urabazi kubera iki ari wowe bahisemo naze ngewe sindi umuhungu mugenzi wawe nyine babonaga wicaranye na Jori bakagira ngo nyine n'ubu hanyuma iwanjye bahamenye bate dore ikindi rero gituma ngukeka waje utangira kwifatisha ku misatsi ya Jori wenda ibyo nta kibazo nta kibazo Jori wari waguyemo ubanza nawe bituma uri kumuserereza harimo agafuhe ndumva nta bintu birenze Cassius na Jori twagombaga kumenya reka wenda tubireke reka tubyorere bene ibintu byo kumuserereza oya ngiye nta ambarata ngiye ariko nyine byari bitangaje uyu munsi dukoreye icyo bita comedy no comment uzinjire mu bantu b'abakomedi so reka mbabwire wenda basezere ndi kwihuta murabona nahinduye inkweto n'ipantaro ndashaka kujya gushiramo agakoti nkahita ngenda mfite gahunda next week undi muzi ku cyumweru oya ntabwo ari gahunda igize mfite yanzu yanjye rayize ngiye kuyitaha Jori ndagutumiye Izere ko na sister wanjye ariko tuzamureka oya sister uzamureke uzaze wenda gutumiye ko wajye ugira umutima w'imbabazi oya njye ntabwo nshaka kuba nka Utuko urabona bose abafata njye rwose ni high discipline ariko wambwiye ko harimo akantu basi gakeye reka ngutumire ntacyo reka bari njye utamutumira sister we ni ikimupfa cyane okay ntacyo uzamubwira ariko muzaze mutinze basi muzaze mutinze ko hari ka gahunda mfite mbere yabo cyangwa urashaka ko uri kumwe n'umwana wawe hoya wenyemera ko muzaza njyewe nzaza nawe nzamubwira reka mbareke siyo Imana ibarinde sawa ubwo naho next week ariko wa muhungu mwitondere sasa muri cyumba cy'agihugu cyafashe kikamerana ikihese burera muri bo okay ndamwibutse kirabura kirekire okay ndamuzi niba nshaka gutumaho shakira abahungu b'inkorokoro nka babiri bagende bakimfatire babiri nibagifata kandi niba icyo twango bamwishe cyangwa bamubabaze bamuzirike bamuherane mpamagare polisi ntugire ikibazo kabisa sawa ndamukuzanira sawa nakubwira uko bimeze okay niko Mai naje wangu vipi sawa meze fresh izire ko ntabatindi mwana wana ubwo ugomba kurusina kwa masaje ariko mwihanga mwihanga ngo iyo twa igihe kibari igihe tanyi yidukora amasaha ntabwo bizongera ko se muri tayari mwebwe umfasha muri tayari wewe waduhisemo twaje ubura bize wala muri tayari ahubwo tugendeho twereke ahantu kusimana ishyamba ko ngiye hantera ubwoba ngo murajyamo
Nk'ubwo Tugendeye turi hose aje. ariko umva nkubwira twakweretse ibikoresho byiro ubundi abari bwira umwana ubundi we ntabwo uzabibona yuko twagaruka tuzanye igisubizo. Okay, so ureke tugire nta kibazo. Nkeneye umwanya wanjye nawe sibyo tugomba kubona itugufashe 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 ubu tugiye kubonana nawe Ninde wabatumye? Haguruka. Halo. Bimeze bite se? Cyagenze bite? Zirimo ayikoze? Akoze ubu nkamu kuko nababwira rwose ni nabibonye ukuntu mwari mumeze n'ubwo bari mufite nta mwari gukora diro neza nkuko twabisezeranye. Oya rwose nta kigenda cyane. Umuntu umwe bananire muri babiri. Oya. Ntabwo ibyo byumvishe. Nari namubagejejeho neza mwamubonye. Wapi kabisa. Ntabwo nabyumva. Ahubwo kuko ayipfusha amayinite yawe gusa urumva ibyumvira ntabyumva na gatoya. Nta gahunda zanyu ntabwo nabyemera. Bishyura ni Samir bijyayo utabe turengeza nkuru. Ntabwo mukunda abashyitsi. Bashyitsi turakora ariko ntabwo nagutekerezaga mu bashyitsi. Vano genda genda. Oya ntabwo mba mbyifuza. Ni biki kuri hano? Narenje kureba. Ntabwo none ni sanyu. Clement byorere. Wafite impangaye. Narenje kureba. Impangaye. Oh, ntacyo. Ndaca masa. Wageze hano nikiza. Kwigendera nyine narenje kureba kuko Utuko sawa. Jana runera aho ariko icyo cyo nuko ari sanyu ngiye murabizi. Oya nta ribi Clement sawa turi kumwe. Sawa ni mugende. Nanibagiweho gato. Mbere rero birihutirwa. Murabizi ufite ikirori mu kanya. Okay, n'abantu baje kugira ngo dutahe. Hano hantu mu byiza. Ndashaka rero dufatanye vuba ubwo nibaza. Wowe urabizi kuri bukore muri service mu gikoni n'ibiki nizera ko bamaze kubitegura.
uradawe turafatikanya kubakira tubaganiriza n'ibyo kabisa ndumva gahunda yabo iyo ngiyo sanyina bikore neza kabisa kandi bize ko nta kikunanira usubire mu kazi kawe amakuru y'ubuyobozi cyagiye kabisa kera iminsi tansigiye nimero zawe sikanabikora najya hagati aho ndishimye kubabona ndishimye cyane kabisa ni karibu kambere burafure nawe azabasuhuza afashe kubaganiriza Gracious ubonye murumuna wanjye wino baza abashyitsi Utuko Gracious umeze ute se salamu salamu ndaseka kutamusoje mwawe inde n'umukobwa mwiza amakuru se uri neza yameze neza ntabwo mwica umugambi watica umugambi n'ubundi ntabwo mwica umugambi rwose gahunda turayibonera karibu rero sori musanze nari mpuze gato nijya wabakiriye ariko petit frere na namutumiye kugira ngo aze kuba ahari abamfashe nabigenje neza rwose ndabona ntacyo mubaye turashima Imana ndabona na murumuna we nabo bameze neza asa ameze neza tu karibu rero hano ako kantu niko bimeze ndagushyigikiye rwose mwabaye mute gute se ese ibyo ngibyo nababwiye ngo muze twinjoyinge ariko n'ibyo birakenewe aragira ngo azashaka abakobwa narabaguhariye ikintu bita abakobwa njyewe ndeka rwose aragira ngo muzi uwo mperuka ibyo yankoreye rero ubundi nk'uyu mwamuzaniye arahari sanyo ni ibiki urabizi uyu ni umuvandimwe wanjye nagusabye ko twazana nasi ibya sanyo mwamuzana ko muzi ibyo yankoreye nimba hari se icyo bitwaye inshuti yawe ngiye ko duheruka uyu ntago abizi niko bimeze oya sanyu uyu nguyu aheruka amakuru kera uheruka inzira ariko se byagenze bitese rero ngo nta makuru numva ufite ntazi ibintu mumbereyemo nari nabatumije nk'inshuti zanjye ariko ndabona ibyo bitwaye nimba hari ahubwo gira umutwereke arahari rwose arahari ndabizi reka mbe nsubire mu kazi mwihangane simbasuzuguye tuzongera ariko si ibi ni ibiki mukabyara mu giki kibi none dusize gutya se ntabwo nabyihanganira turababaza batungana aya ni abantu babanisha umutwe ariko nawe agomba gushaka oya igihe agomba cyari gushaka cyagera aramukunda aracyari iminsi myinshi ngewe kagarafure abanza bisoze ariko amaze gufata umwanzuro burya iyo umuntu yabaye umuntu umuga amaze gufata umwanzuro akagira aho ageze inzu n'iyi ewana biba ari byiza aya ni abantu babanisha umutwe wasanga atari ba bandi benshi ubundi ntabwo ari jori ntabwo ari ubu akamwitabye kumva icyo agushakira kumenya urabashaka ni ibiki kuba umukurikira ni ibiki cyose naguhamagaye nibwo ukibona ntabwo ariko ushaka none se kuta amafaranga yanjye amafaranga yanjye ko utayama twaguze iki nge nawe rega nega warangusha wowe wapostinze kumwe n'abakobwa wishinya gupostinga bigutwaye iki mubaza amashaka amafaranga yanjye ariko uri muzima cyangwa umva urarwaye yewe ngo ndi muzima ako muhungu we warasaze cyangwa nta kibazo ufite n'ikibazo ahubwo umva nkubwire umva ndakuyanangirije umva nkubwire ahubwo ngewe ayo mafaranga uri kuvuga ni amafaranga mfite yo gutagaguza mu nyuma ngo ngiki ndashaka amafaranga yanjye none niba utayambaye ndakwega icyo umva ana amafaranga yawe mfite gikori gikori ntacyo bimbwiye gikori
ngaho ndorera Utuko bigenze bite? ni amahoro oya nta kibazo uje wiyoza ukubita telefone hasi bigenze uzi se ko bimeze umva nanga imbwa nka